Previously on Amarenbo Ajia Akuzuma for part 1 by Seino Chita on Impeshii videos. Amabanga y'ibibera ikuzimu. Nyemera nkujyane ikuzimu nuhungabane ndakuvana injaba za Satani zitakuja basi. Ugahita umenya ko nkuzanye muri filime yitwa Amarembo y'Ikuzimu. Izi ni incamake z'igice cya mbere. Iyi nuyumve nka filime birimo byose bishingiye ku bintu bibaho. Siniteguye kukubeshya kuko nahanze ijisho ubuhamya bw'abagiye kuzimu. Nsoma ibitabo bivuga ku bajyayo. Nakurikiranye ubuhamya bungana n'isaha bw'umupasiteri wakoraga imbaraga ikuzimu. Rero nje nka mwarimu wo muri kaminuza kuri byo. Gusa witonde gato bitavuze ko nge nagiye ikuzimu. Iyi filime kubera imboni z'amabanga twahishwe y'abapasiteri badusengera mu kutuyobya mu myuka ya Satani. N'abapadiri barahari n'abandi biyitirira gukorera Imana. Hari nubwo duhura n'amadayimoni mu nzira cyangwa tukabana nayo, nyamara ntabyo tuzi. Ariko sano ucita uteze icyumvirizo, humura araje akubarire byose nk'umugore uri gutangira amakuru ku gihe kuri bagenzi be. Mbere yuko dutangira, reka nkwibutse ko nitwa Sano Chita kandi zakaba ari incamake z'igice cyabanje. Bivuze ko niba uri mushya nakugira inama yo kuza gusubiza inyuma ijisho ryawe ukajya kumviriza nako kumva igice cya mbere cyose neza. Kandi nawe utarankandira subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa Impeshyi Videos, nakubwira ko uzaza ucikanwa n'ibindi bice cyangwa n'ibindi bintu nkorera kuri YouTube. Sasa nkandira subscribe niba abandi barayikanze uri mu kiringi turi kurota abandi bari gutora ubumenyi kuri channel yitwa Impeshyi Videos. Reka dutangire incamake. Byose bitangira ku irimbi bagiye gushyingura uwari wapfuye. Isi yose, imihanda, abantu bose bari gutakaza amarira kuri uwo muntu wapfuye. Iyo tariki yatumye abatabarika bamena amarira atabarika. Bamujyanye kumushyingura, mu kumujyana hari uwari uri kuvuga yitonze ati, ndabona ku mva yanjye, ndabona imihanda, bababazwa nanjye, nyamara icyo batazi sinapfuye. Ndabona ikuzimu bishima urupfu rwanjye, nkabona arira arizwa n'ibyo yakoze. Ndaje mbereke ko natapfuye. Uyu ninde? Ni gute umuntu wapfuye yatwereka ko atapfuye? Ibi koko bibaho? Bidatinze bahise badutangiza filime neza ngo batwereke uko byagenze. Badutangiza mu gitaramo cy'umusore w'icyamamare ukunzwe cyane witwa Jacques ari kuri stage. Nibwo yakubise ijisho umukobwa mwiza bidashira kurura no kumuvuga. Uwo mukobwa yari kwifanira Jacques aririmba indirimbo ya Jacques anayibyina. Nibwo ibyo byabaga umusore akurikiwe n'abatabarika bamwishimiye. Ikuzimu Satani yari guhekenya iryinyo avuga ko Jacques akunzwe na benshi ariko akaba adakorera Satani, bityo biramubabaza. Aza gutoranya rimwe mu madayimoni ye akunda yemera rishoboye mu kugusha no mu kugira intege ngo rigende ryicuye umuhanzi. Idayimoni ryiza kubi ryitwa Shakira. Ryahise ryoherezwa ku isi mu miterere higa biyumva mu kugira inyuma heza, ateye neza, ahumura. Shakira agera ku isi utyo. Jacques nawe igitaramo cye kirangiye ahiga bukware wa mwiza yaruraga mu gitaramo cye birangira mubuza. Shakira mu kugera mu isi yahise yirukira muri stade yambaye mini. Bakobwa mwambara mini, nzaza mbahungira hafi, nako kure, nako muzambare mutazanera amabuye ngo mbaciye intege ngo muri ba Shakira. Iyi dayimoni ryihutiye muri stade nini muri icyo gihugu, yananiwe na buri umwe kuyuzuza, harimo na wa muhanzi ukomeye mu gihugu ari we Jacques. Birangira idayimoni Shakira riyujuje iripakira, bamwe babura aho bajya. Kubera imbaraga z'umwijima abasenga banyuragaho, Shakira akabarusha intege bikarangira bisanze. Usibye pasiteri wahanyuze agahatana kutajyayo, biranga neza asohotse mu modoka ye ngo yiruke indi iramugonga. Hanyuma Shakira yumvisha abari muri stade ukuntu gusenga kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru ari uguta umwanya ngo bajye baza baha ibyishimo. Yiyambura isengeri ababyinira yambaye uko uri gutekereza. Aha, yambaye mini gusa, abantu bishimye nk'abagiye guhabwa inka z'ubuntu. Hanyuma umuhanzi wacu Jacques n'abarinzi biyemeza kujya guhiga wa mwiza wabuze zeru mu bwiza bwe buruta ubw'abandi. Bagiye guhigira mu dusoko duciriritse, bamugeraho ari kugura amaherena. Atungurwa no kubona icyamamare cyaje kumureba. Jacques amenya ko yitwa Pamela. Nyamara ku rundi ruhande Shakira yari yagiye mu irimbi afata amababi atangira kuyatwikiramo nka saa 2 z'ijoro, asakuza ngo nyakubahwa Satani na Faya munyereka uyu musore mfite ku ifoto ari. Yavugaga Jacques. Faya ninde? Ibi byose bibaho kandi nawe hari igihe bigukorerwaho.
haza umuyaga mwinshi udasanzwe, ibibabi bitangira kuguruka bisa nkaho hari uwo bisanze. Jacques na Pamela bari kumenyana, aba bodyguard babasiganye. Nibwo Jacques agiye kuvuga amababi abiri amugwaho, ntiyabyitaho afashe ikiganza Pamela. Jacques acika intege asigira uwo mukobwa mwiza ikarita iriho nimero ngo buke bahurira kuri hoteli ya Marriott irenze muri icyo gihugu. Jacques ahita agenda, Pamela asigara yumiwe ukuntu Jacques afashwe n'ibintu bidasanzwe agahita agenda. Shakira iryo joro yinjira umuhanda ngo agiye guhangana na pasiteri uturanye na Jacques ngo atazamwicira imipangu. Abantu baramurangarira imihanda, nanjye ati ayo maso arangarira abo abonye bose azibaruka umwana uhaka nako utwite. Jacques yinjiye mu modoka, umutwe umurya, abwira abarinzi ko umutwe umumereye nabi, yemeza ko ejo azajya gusenga. Uracya. Umukobwa mwiza Pamela yiyambika neza arihumuza kuri parufe, ariko mugenzi we ari kumuseka ko ari kwisombokoroza. Mugenzi we ni Sonia. Pamela ari kwireba nawe yumva ko umusitari nka Jacques koko atamwiteze. Arebye muri phone abona Jacques amwohereje miliyoni 8, anamubwira ko agiye gusenga ngo bahuriye muri hoteli nava gusenga. Nubwo Jacques yari yageze ku rusengero, umupasiteri basengero turanye na Jacques yabaye agisohoka akubitanira ku muryango na rya daimoni bita Shakira. Pasiteri ubwiza n'imiterere y'iryo daimoni kazi byatumye yibagirwa iby'urusengero, amuboneza mu nzu ngo bakore ibyo Yesu yasize adakoze. Pasiteri mu kuyambirwa na Shakira bari gusomana, bageze mu cyumba, pasiteri imyambaro atera hirya, ahindukiye abona isanduku ku buriri. Pasiteri yagiye kwiruka, Shakira mukuramo umutima. Ikuzimu barishima n'ibirori birenyegezwa. Jacques yarategereje mu rusengero n'abandi bantu babura pasiteri. Jacques arisengera ahita yigendera. Jacques yihutiye mu makaritsiye y'abakene kwifashiriza abakene, nyamara ntazi ko ari guhigwa n'idemoni ngo rimwambure umwuka. Jacques abaturage bamushimanye amarira n'urukundo, bidatinze ya miliyoni 8 Pamela yagiye gukodesha imodoka ngo ajye guhura n'icyamamare. Mu gukodesha abantu bamusetse ko Jacques atapfa kumenyana n'uwo mukobwa, babona arahumura arasa neza. Aberetse miliyoni 3 barumerwa, bahita babikora bihuse, agenda muri Ritiko n'izindi 2 zimuherekeje. Jacques mu kuva gufasha ababyeyi ari kugana kuri hoteli yahuriye mu muhanda n'umukobwa mwiza uteye neza ari gusaba rifuti, nyamara ni Shakira. Jacques nta gutinzamo ahagarika umuduga we afungura ikirahure, Shakira asaba rifuti. Jacques ati mvuye gusenga. Njura ugende umbwira icyagushoboje kuzuza ya stade. Ariko Jacques abwira uwo mukobwa w'idemoni kazi ariko atabizi ariwe Shakira, aramubwira ati injira ugende umbwira icyagushoboje kuzuza ya stade kuko mvuye no gusenga. Shakira ari imyoza avuga ko yanga abantu bata umwanya ngo bajya gusenga. Afunguye imodoka ya Jacques agiye kwinjira abona Bibiliya. Akibona ya Bibiliya nkuko nayo mbisobanuye, arahagarara, urugi akubitaho harifunga, ahita abura. Jacques azotse aramubura, arumirwa. Ikuzimu abantu bose bishwe na Shakira bari bagezeyo, na pasiteri wabonye Shakira yihindura isanduku. Satani ababwira ko agiye kubatwika akabahindura amadayimoni be. Abatukira yuko iyo bamutokeshaga rya zina rya wa muntu ryamwotsaga, ubwo yavugaga Yesu. Iyo uvuze ngo toka shitani mu izina rya Yesu, Satani abigenderamo. Yongeye ijambo Yesu, nako ni izina si ijambo, kuko ijambo hari n'ijambo bita amaziranoki, ubwo ryisi ijambo waba urigereranyije n'izina Yesu. Jacques nawe muri ya hoteli yari yegezemo ategerejemo Pamela, yumva rukomanze. Mu gufungura yarebye nk'imbeba ibonye injangwe, aratongorwa, yasanze ari Shakira. Shakira ahita yinjira. Jacques avuga ko atari we yari akeneye. Shakira ahita aryama ku buriri. Shakira abona Jacques byamubangamiye, arebye ukuboko kwa Jacques abona ishapure iriho umusaraba wa Yesu. Abwira Jacques ko burya impamvu atari kubasha kumwataka ari icyo kintu yambaye ku kuboko, nyine ishapure. Birangira Pamela akomanze. Shakira yihutira ku rugi, afunguye abona ni Pamela. Pamela amarira yatakaye akibona inkumi mu cyumba Jacques arimo, yambaye mini nk'iyambaye ubusa. Shakira ajya mu ntekerezo za Jacques. Shakira mu kwinjira mu mutwe wa Jacques cyangwa mu kujya mu ntekerezo ziwe, bitewe nuko yari yacunze ko Jacques
ya shapure yambaye ku kuboko umusaraba uriho Yesu wahindukiye. Ubwo hari Yesu hari hahindukiye, ubwo byamubashishije kujya mu bwonko bwa Jacques. Jacques yivugira ko atigeze atumaho Pamela, ahubwo yihamagariye Shakira. Pamela havana amarira, Shakira ajya gobera Jacques amubwira ko nakuramo icyo kintu yambaye ku kuboko azamwica. Jacques ntiyamenye ibyo ari byo, byabaga byose Jacques ntiyabaga ari kumenya ibyo ari byo. Jacques afata ukuboko Shakira bahita bagenda bihuta. Nyuma muri izo nce haje umupasiteri ufite imbaraga zidasanzwe ku isi, ariwe Papa Pamela, niwe mupasiteri ukuriye abandi bose ku isi. Birangira pasiteri ahumuriwe ko muri ibyo bice harimo umudemonikazi ufite ingufu. Bidatinze tugiye ikuzimu. Satani na Faya basanganiwe na pasiteri na perezida. Satani ategeka ko Faya aha ububasha bwo gukora ibitangaza akabuha pasiteri. Faya nta yandi mabanga n'umutware wungirije Satani uha imbaraga pasiteri mwumva iryo jambo. Ahanini abagiye ikuzimu Faya bategeka kujya bakora ibitangaza basakuza izina rye, nibwo bizaza bibi. Ese wowe ntutekereza ko tuzi ko ibitangaza byose bikorwa mu izina rya Yesu? Faya yaturumbutse he? Abasengera mu itorero ry'abavuga Faya ndabasuhuje. Ubwo Satani nawe abwira perezida ngo niba akeneye ububasha n'igikundiro ngo yikure ikariso na kobogesi ayitwikire mu muriro. Pamela mu gutaha se amubaza agira ati wahuye n'umuzimu? Pamela aseka se n'agasuzuguro kenshi. Se amusaba ko najya ava mu rugo yajya amukingira imbaraga z'Uwiteka. Jacques nawe yihutanye Shakira mu ikaritsiye bafatanya ikiganza. Jacques umutima w'urukundo awureza abaturage barizwa nuko abitaho. Shakira akagira iseseme. Nyuma umukecuru arizwa no gushima Jacques. Shakira birangira atangiye kugirira amarangamutima Jacques. Kandi ubusanzwe idayimoni nibiba ko rikunda umuntu, Satani kozemo abibonye asakuza kurwanya ko Shakira akunda Jacques. Birangira Shakira afashe Jacques akaboko amwirukankana mu irimbi. Pamela nawe ari imuhira arizwa no kumenyana n'umusitari ngo w'umuhehesi. Abona igitaramo cya Jacques kiri kwamamazwa ku mbuga nkoranyambaga kandi aramufana. Shakira mwirimba abwira Jacques ko mwirimba akunda. Jacques arumirwa. Shakira amubwira ko abari mwirimbi bose ari we wahabagejeje. Anamubwira ko impamvu nawe atari kumwataka ari ukubera cya kintu ngo yambaye ishapure. Bundi ishapure na Bibiliya ibyo bihoshya imigambi ikuzimu, ibyo barabitenya. Jacques yumvise Shakira ameze nk'uwasaze, arivumbura agiye kwigendera asanga Shakira yamutanze imbere. Jacques arumirwa abwira Shakira ngo amuve imbere yigendere kuko ejo azajya gusengera igitaramo cye, wenda Imana izatume yuzuza ya stade Shakira yujuje. Shakira asaba Jacques ko yazajya aho Shakira asengera. Birangira Jacques abyanze. Shakira amubwira ko igitaramo cye ubwo abyanze nta n'imbata izabatabata, mbese nta muntu n'umwe uzajya mu gitaramo cye. Ese amadayimoni yo asengera he? Jacques yinjira mu modoka. Shakira we arabyanga kuko harimo Bibiliya, ahubwo abwira Jacques gusohora urwo rutabo. Jacques arumirwa. Jacques abonye ko Shakira yirakaje asohora ya Bibiliya. Shakira ahita yitaba fone. Jacques agiye kuyijugunya abitekerejeho ayishyira muri butu y'imodoka. Shakira nyuma yo kuvugira kuri fone ahindukiye asanga ibyo yifuzaga Jacques yabikoze, nyamara Jacques mwibuka aho Bibiliya yayishyize. Ubwo Shakira arishima ahobera Jacques. Shakira mbere yo kwinjira avuga ibintu bitumvikana, anashima Jacques ngo kuba arujugunye. Barayambirana, imodoka iragenda. Bukeye gusa ijoro ryahise Shakira yambitse karuvate Jacques kandi ntasanzwe azambara. Icyo gihe baraye banaserereye bapfa ko Jacques yanze kurarana na Shakira. Shakira atinya kwataka Jacques kubera ya shapure. N'ubundi Shakira yagiye gusengera ahaba wa mupasiteri uvuga Faya. Abapasiteri bazivuga ese muraho? Ubwo abatabona abatagenda pasiteri ati Faya, bakabona bakagenda. Shakira agaseka. Jacques nawe ajya gusengera igitaramo cye, nyamara idemoni ryamuhanuriye ko nta n'umwe uzaboneka yo. Bidatinze igitaramo cyarabaye. Mbere y'uko Pamela akijyamo, pasiteri mukuru ukuriye abandi ariwe papa we
niwe mupasiteri ukuriye abandi bose ku isi. Abanza kumukingira imbaraga z'Imana, aramusengera. Tugaruke muri stade, hari mu ijoro, amatara yose ajimije. Jacques ahagaze hagati, Shakira yibereye ku ruhande. Bacanye amatara, Jacques yarumiwe. Nta muntu n'umwe yaroye. Amarira yatakaye kuri mikoro. Shakira yigamba ko iyo avuze atavuguruzwa. Bumva umuntu avugiye mu ntebe cyane ate njye ndahari. Jacques ahindukiye abona ni Pamela, arishima. Ahindukiye abura Shakira. Mwibuke ibyo pasiteri yakoreye kuri Pamela. Jacques ababaye ati Pamela aramwenyura ati ceceka, njye n'isi yose yaguhunga nzahora nkuri iruhande nk'ufana, ngaho ririmba. Jacques yarimbye mu ijwi ryuzuye amarira. Pamela nawe biramubabaza, ava muri stade yiruka ahoberana na Jacques. Ikuzimu batangira kurakara, batangira gusakuza bashaka guha imbaraga Shakira. Jacques yarangije kuririmbira Pamela, batashye afunguye imodoka. Pamela ava turamara ifoto. Jacques araseka, afungura umuryango arinjira. Pamela agiye kwinjira biranga. Jacques aratungurwa. Jacques yumira ati asi imodoka yanjye ifite ikihe kibazo ko na Shakira atinjiraga. Mwibuke Shakira ajya kwinjiramo hari amagambo yavugiye ku muryango. Pamela na Jacques byarabacanze. Jacques ibintu bitangiye kumucanga. Pamela yumira atangira kurira, aravate ubanza ibyo papa yambwiraga byari ukuri. Muri izi nce harimo ahita aceceka. Yashaka kuvuga ko hari umugore w'umuzimu ukomeye. Jacques yasohotse mu modoka. Jacques ababaye aravate sinifuza kugusiga ku muhanda wenyine, basi reka tugende n'amaguru. Nawe fotoramo ubonye umuhanzi w'icyamamare ari mu muhanda mu masaha yo mu gicuku ari kugendesha n'amaguru yiwe mu muhanda. Wenda reka dufate urugero ku bahanzi nka Chris. Wenda njye birasanzwe kumbona ndi kugendesha amaguru mu muhanda. Jacques ababaye aravate nk'uko bisanzwe sinakifuza kugusiga mu muhanda, reka tugende n'amaguru. Pamela yasekanye amarira aravate oya nta kibazo, dore burije ikirori cyawe cyagenze neza, bayi. Yo umukobwa nk'uyu nguyu cyangwa se umuntu nk'uyu numubona uzashima Imana. Umuntu nabaje akubwira ko ibintu byagenze neza kandi wowe ubona byagenze nabi, uwo muntu ujye umuzirikana ku mutima. Abo bantu babaho, gusa ni gake cyane ku ijana. Jacques aratekereza aravate disi. Jacques yamuhanaguye amarira. Jacques aratekereza ahita avate ngwino nari muri butu nguye kado. Pamela na Jacques bafungura butu. Pamela yaratunguwe. Pamela yifashe ku munwa avate Yesu asusigaye warasaze. Jacques aravate iyi Bibiliya sheri wanjye arayanga, akira yitware sinajugunye ijambo ry'Imana. Pamela yarumira aravate ntago bishoboka, ahubwo yitwara igikuba hafi uzamenye impamvu ayanga. Bakire kuvugana, Pamela afite Bibiliya mu ntoki. Phone irasona. Pamela yihutira kuyifata mu modoka. Phone agiye kuyifata arinjira birakunda. Yari agiye gufata phone ya Jacques, yiyibagije yuko kwinjira bye byanze. Afite Bibiliya mu ntoki, phone isoneye mu modoka, agiye kuyitora biramukundira. Pamela na Jacques barebana batunguwe. Pamela na Jacques bumiwe baravate bishoboka gute? Arebye abona ni Shakira wari umuhamagaye yanga kwitaba. Bose batashye mu modoka nta numwe uvuga, bose bumiwe na ya Bibiliya. Jacques yaciye Pamela nka saa 3 z'ijoro, nawe ahita ataha. Tugaruke kuri Shakira bari kumuha izindi mbaraga nyinshi ikuzimu. Pamela yatashye yahagera. Pamela yumira avati papa kuko uba mukuri rero niba unkunda tabara umuntu nkunda. Pastor yareba ku isaha abona ni saa 7 z'ijoro asekamo. Pastor asekamo aravati Imana ishimwe ari kurota. Jacques aho ari Bibiri muteretse iruhande yatangiye kurota ibyo Shakira yakoze byose igihe bahuraga n'ibyo mwirimbi n'ibindi biteye ubwoba yamubonyeho n'ukundi yanga Bibiri. Ibyo byose biri ko bikozemo barabibona. Jacques yaraye yambaye karuvate yambitswe na Shakira, ibintu bitajya bibaho. Ntagajya ararana karuvate nta nubwo asanzwe ajya yambara. Papa Pamela akomeza gusenga kugira ngo Jacques akomeze yerekwe abe muzima. Pamela arabyumva. Muri ako kanya amarembo agikuzimu yarafunguwe, imizimu n'abademoni nabo bazamukana uburakari. Jacques yaricuye mu gicuku arebye abona Bibiliya ku ruhande rwe. Arebye hirya abona Shakira
araryamye atanazi uko yahageze. Jacques ahita aterura ya Bibiliya yitonze, arebye ku kuboko abura ya shapure, aratinya, burya ya karuvate ntibisanzwe. Areba ya Bibiliya, areba na Shakira usinziriye, reba igice cya kabiri, amarembo y'ikuzimu. Ese bizagenda gute? Ni Nuki yatuzinduye irangiye. Iki cyari igice cya mbere, izo zari incamake mbaciriyemo. Wayikurikirana neza yose igice cya mbere unyuze muri comment cyangwa kuri YouTube Impeshyi Videos, usige na subscribe kuko igice cya kabiri giteze kwa Steri ikivana Vatican kwa Papa ikizana mu Rwanda. Iyo subscribe izatuma umenya ko cyahageze. Mba ku mbuga zirimo Facebook aho wandika ati Sano Chita, Instagram aho wandika ati Sano Chita, ndetse no kuri TikTok ni Sano Chita 2026, YouTube wandika ati Impeshyi Videos. Naho kuri WhatsApp wanyandikira ubangije gutekereza imibare igera mu 10 kandi ntabwo biri bugutwara iminota irenga 10, aho wandika ati 072 30 31 998, ubundi unyandikire tuganire. Niba ukeneye kuzajya mu ijuru, dushyikirize YouTube channel Impeshyi Videos hejuru kuko amabanga yose uzayabonera ku gihe. Nge ndi Sano Chita, ndagushimiye.